Imana ko iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tube turi imbere yayo. Munyemerere tuzamurire Imana icyubahiro. Mu mutima wanjye nshimiye Imana Data wa twese imbashishije kuboneka muri uyu mwanya kandi inyemereye guhagarara ahangaha. N'ubuntu ntabona uko nsobanura, ni no guhabwa agaciro n'Imana ntabona uko nsobanura, ariko icyo mpamya kuruta ibindi, Yesu ashimwe, nuko atari ubwenge bwinshi n'imbaraga, nuko atari igihagararo gikanganye, ahubwo icyo nshimira Imana kandi gifasha umutima wanjye ni ubuntu n'imbabazi igira, atari uko umuntu ari intyoza cyangwa afite amagambo menshi, ahubwo ya magambo makeya umuntu afite ikayahindura ayadasanzwe mu mitima y'abantu. Aleluya. Ibyo ngibyo kubitekereza no kubyibuka buri munsi ni neza Imana yangiriye, nkumva bikomeje umutima wanjye kandi nkumva birampumurije, nkumva binteye gukorera Imana ubudacogora. Wenda kuba hari tutaziranye, amazina yanjye nitwa Nkundamahoro Salomo, ndi umwe mu basore bagiriwe ubuntu na Yesu ntajya mbona uko nsobanura, ariko mu magambo make icyo mvuga ni ukuvuga ngo Yesu warakoze kungirira icyizere cyo kungabira umurimo utagabirwa na buri wese. Kandi ibyo ntibiterwe n'imbaraga n'ubwenge n'ubuhanga umuntu yifitemo, ahubwo bigaterwa n'ubuntu n'icyubahiro Imana iba yashatse kugaragariza muri twebwe. Imana ibaha umugisha kandi Imana ishimwe yuko mwaje mu nzu yayo n'umugoroba. Ntabwo twitaye ku mubare waje, n'abantu 2 3 baje bagahuza umutima. Imana Data wa twese itareba ku mubare w'ubwinshi abantu bafite mu bigaragara, ahubwo ipima imitima n'inyota n'ishyaka abantu bafite bayiri imbere, igakora icyo yateguye gukora, itavuze ngo kubera hari abantu 2 reka mbireke nzaba mbikoresha. Aleluya. Ahubwo kubera ko ari Imana idasubizwa inyuma mu migambi yayo, ikavuga ngo icyo nateguye ndaza kugikora. Kandi ndagira ngo mbabwire inshuti bene Data twaje, hari ibintu Imana irimo gukora. Hari ibintu Imana irimo gukora. Hari ibintu bitagira umubare Imana iri gukora, kandi namenye ko umwuka akorera mu ibanga. Hari ibintu akorera iriya tutazi, hanyuma ntibiye na ngombwa kabitumenyesha, kubera ko uno mwuka turimo kuvuga ntago imirimo ye iri limite cyangwa ntago imirimo ye iriho umupaka. Bajya batubwira umumaro w'umwuka wera, ariko hari ikindi cyongeyeho kivuga ngo umwuka wera hari n'ibindi akora natwe tutari twamenye. Aleluya. Aleluya. Hari ibindi bintu umwuka akora nanjye ntazi, nawe utazi, ariko we arabizi kandi azi ko bidufitiye akamaro. Tukavuga ngo uwo mwuka turimo kuvuga ntago imirimo ye ifite ahantu igarukira, ahubwo kubera ko ari Imana itagira itangiriro ntinagire iherezo, imirimo yayo ntago tubasha kuyirondora. Uko turi kuvuga umwuka natwe tumuvuga nk'abaziho bikeya kubye, ahubwo hari ibindi byinshi biri imbere dufite inyota yo kumenya, biri imbere ahangaha tutari twamenya. Dusome ijambo ry'Imana n'ubundi riri buze kudufasha muri uno mwanya turimo. Reka dusome n'ubundi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, turasoma igice cya mbere, turasoma n'umurongo wa 8. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, munyemerere tuhasome. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere umurongo w'8 haravuga ngo, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Yego, reka dusome nanone urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, turasoma igice cyaho cya 5. Dusome Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16. Haravuga ngo, ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kansubiremo, Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira.
Imana ishimwe. Munyemerere tube dufunze Bibiliya zacu tuganire mu mwanya dufite Imana iduhaye, hanyuma tugiye n'umwanya wo kuza gusubira mu ngo iwacu. Hanyuma icyo twari turimo dusoma mbere na mbere, turi mu masengesho yateguwe n'Imana hanyuma ibicisha mu bayobozi bacu. Ndagira ngo mbabwire ko iyi Imana itaza kubisinyira ngo yemeze ko ano masengesho aba atarabaye, ahubwo Imana yo yaricaye ndetse yari yarabiteguye kera ko wowe n'izina ryawe muri iyi minsi uzaba uri mu gihe cyo kubana n'Imana, ndetse ku masengesho Imana ubwayo yiteguriye. Imana igira imipango myinshi itandukanye, imwe turayizi ntitwari twayimenya, ariko iyo Imana ivuze ngo uno muntu ndamubwiye ngo senga amasengesho igihe kingana gutya, ndagira ngo nkubwire ngo hari impamvu Imana ibikubwiye ngo usenga ayo masengesho, kabone naho itakubwira impamvu y'ayo masengesho uba ukwiye gusenga ayo masengesho. Amakuru meza nkufitiye nuko muri ayo masengesho ntago uyahomberamo, ahubwo uyungukiramo. Ariko kenshi wajya muri ayo masengesho ugasanga urimo kwibaza ngo nukubera iki nshobora kuba nyarangije Imana itavuganye nanjye, cyangwa no kubera iki nayije no masengesho nta jwi na rimwe numvishe. Ndagira ngo nkubwire ngo ugere ku kigero cyo kwizera Imana ku buryo uvuga ngo Imana yavuze cyangwa itavuze iba yakoze. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo ayo masengesho uyasenge, ikiguteye gutuma uyasenga uzakimenya nyuma, cyangwa niyo utakimenya, icyo nzi cyo nuko nta sengesho na rimwe Imana yakubwira ngo usenge nta mpamvu yabyo. Kenshi abantu bitewe nuko tureba ibiri hafi dutangira kuburana, tukumva ifunguro ry'umunsi umwe cyangwa ibiri twarimo guhomba, tugatangira kuburanya Imana ngo ese Mana ni ukubera iki tumye tujya muri uku kwibabaza. Ariko Imana ndagira ngo nkubwire impamvu ibikubwiye nuko yo ibasha kureba ibirejo hawe hazaza. Hari impamvu Imana ikubwira ngo fata amasengesho y'igihe iki kingana gutya cyangwa kiriya kugira ngo usenge. Ndagira ngo mbabwire ngo ahantu turimo kwerekeza ni ahantu habi mu buryo bwo mu mwuka, ndetse n'ibyongeyeho mu buryo bwo mu mubiri. Ntabwo ndibuze kukwizeza amahoro, cyangwa ntabwo ndibuze kukwizeza ngo imbere hari amahoro menshi ndetse abantu bazaba batunze batunganiwe bafite umudendezo. Nimo nakubwira ngo imbere hari ibihe, hari n'imitego myinshi Satani ateze umuntu wese wizera. Ndagira ngo nkubwire ngo uko urushaho kwegera Imana no kubana nayo, niko Satani irushaho kugwiza imbaraga nyinshi zo kukurwanya. Ariko amakuru meza ngufitiye ni uko ingabo zikurwanya ari nkeya cyane ugereje n'izikurwanirira. Aleluya! Hari imbaraga z'ijuru zihagurukira kukurwanirira ku manywa na nijoro. Hari ibitambo Imana iba yatanze kugira ngo ufate amasengesho uyarangize. Hari ibitambo Imana iba yatanze kugira ngo uze kujya ku rugendo nurangiza ugaruke. Hari ibitambo Imana iba yatanze kugira ngo uryame nijoro nuko uramuke amahoro. Hari ibitambo Imana iba yatanze. Rero izi mbaraga z'umwuka wera turimo kuvugaho, tubona ko ari ubushobozi butagaragara, kubera yuko ntago ari ibintu waza ngo ufate gutya, ahubwo ni imbaraga z'umwuka nyine nk'uko tubyumva mu buzima busanzwe. Tubona umwuka runaka duhumeka nawo twahawe n'Imana, kandi ubwo ntituvuga umwuka wera mwibuke ko n'umwuka mubi ubaho, arizo mbaraga za gishitani zizerera bavuga muri iki kirere, nanone kandi zirirwa zizerera muri iyi si yacu. Uwutizera wese izi mbaraga nizo zimuyoboye kandi nizo zimukoresha. Ariko imbaraga z'umwuka wera zo iyo turimo kuzivuga, tuvuga ko ari ubushobozi butagaragara bw'ubumana ndetse butagereranywa. Iyo turimo kuvuga imbaraga z'umwuka wera, tubona yuko ari imbaraga z'ubumana zitagaragara none kandi zitagereranywa, ziza mu muntu wese watuje akanwa ke akavuga ko Yesu Kristo ari umwami. Bivuze ngo mbere nyuma yuko umaze kuvuga yego kuri Yesu, hari undi mufasha uherezwa wo kugira ngo mufatanye muri urwo rugendo. Kandi Imana iguhamagarira gukora umurimo, niyo yiteguye kuguha ibikoresho uzakenera byose muri uwo murimo. Umuntu udafite izo mbaraga ntabwo bishoboka ko ashobora kugenda muri urugendo ngo narangiza agende agere aho Imana ishaka kazagera. Yesu ashimwe. Aleluya. Aleluya. Yesu ashimwe. Tumuzamurira amaboko umwami w'abami. Nuko uyu nguyu
witwa Petero, munyemerere tumuvugeho gatoya kubera yuko araza kutwinjiza neza mu kamaro k'izi mbaraga, ari nayo nsanganyamatsiko dushaka kuza kuvugaho, imbaraga z'umwuka wera mu itorero. Ubushize ku nsanganyamatsiko zahise batubwiye ibyerekeranye n'imbaraga z'umwuka wera, ariko batubwira imbaraga z'umwuka wera mu buzima bwa gikristo. N'ubundi ntabwo turi buze kuza kujya kure, turaza kuza kuvuga ku mbaraga z'uwo mwuka wera mu itorero. Yesu ashimwe. Igihe kimwe Petero, iyo turimo kureba, dusanga mu bigishwa ba Yesu ari we muntu wari umeze nk'aho afite ururimi rutyaye rwo kuvuga muri buri situwasiyo yose ivutse, akumva yabonamo ijambo, akumva ikibazo cyose kibajijwe yagisubiza, mbese akumva iby'Imana ameze nk'aho abizi ariko yari atarabimenya. Tubona ko ari we mwigishwa wagaragaraga ahantu hose Yesu ari. Iyo turimo gusoma tubona ko ahantu hose wasangaga Yesu cyangwa wabonaga ari, na Petero warahamusangaga, kandi ugasanga amagambo avuga ugasanga ameze nk'aho ari menshi, ndetse ni na menshi, kuko usanga yagiraga uburyo bwo kwigaragaza muri bo, ariko ugasanga mu buryo bundi ntabwo yari akijijwe. Ariko twareba uwitwa Yohana, umwe witwa mwene Zebedayo, yari ari kumwe na Yakobo, ugasanga ngo we yari umwigishwa utuje, ngo wahoraga aryamye mu gituza cya Yesu. We ntabwo tubona aho yavuze amagambo menshi, ahubwo we ibyo Yesu yavugaga yarabibikaga, ahubwo yari ategereje ko hari ikindi gihe azabivuga ahandi hantu, ariko we yarabibikaga. Nuko uyu nguyu witwa Petero, tubona imyitwarire yari afite idasanzwe, ngo yakomokaga mu muryango w'abitwa Abaziroti, ngo abantu bari abanyentambara. Nuko ngo igihe kimwe ngo Yesu ngo agiye kumuhamagara, ubwo dusubiye inyuma ho gatoya, nuko ngo aragenda amuhamagaye, ngo yamusanze ari kuroba, aramubwira ngo siga incundura, nurangiza unkurikire nzakugira umurobyi w'abantu. Nuko ngo arangije ajugunya incundura, arangije aramukurikira. Ariko mu kumukurikira azana izindi ntwaro yari yitwaje, aravuga ngo ntawamenya ibi bintu by'umwuka ntimukabigenderemo ngo mukabye, ngo hari igihe bihinduka. Ngo ubwo se nibihinduka bya bindi igihe byose warabisize uzabigenza ute? Aravuga ngo inkota zanjye ebyiri, nk'uko twabibonye yakomokaga mu muryango w'abitwaga Abaziroti, ngo barwanaga intambara zikomeye, ngo ndetse zakataraboneka. Aravuga ngo inkota zanjye ebyiri ntago nzazisiga, ngo kuko yajyaga kugendana na Yesu, ngo izo nkota akabanza akazityaza, ngo Yesu abizi ko afite izo nkota, ariko akamubwira ngo hari icyo utarabona, kugira ngo umenye yuko ndi uwo kwizerwa, izo nkota uzishyire hasi. Ngo akazajya avuga ngo niko ndakijijwe, ariko nkwiye kugira ubwenge. None se mu gihe uno mugabo yatwihindutse tuzaba abandi? Inkota zanjye nizifata nkazisiga nzaba uwande? Nzongera kubona izindi hehe? Mwibuke aho yavuze ngo bakwiriye ibyo umuntu afite ngo akwiriye kubigurisha, ngo yamara kubigurisha yarangiza ngo akigurira inkota. Nuko aravuga ngo mwami dore inkota ngizi turazifite, aravuga ngo ziramaze, kubera ko zari inkota z'umubiri, ariko Yesu icyo yavugaga ni inkota z'umwuka, ari ryo jambo ry'Imana. Nuko ngo igihe kimwe Petero ngo arimo kuvugana na Yesu, ngo Yesu yabajije ikibazo, ngo ariko ubundi ko mwirirwa mugenda ngo mwumva abantu bamfata nkande? Ngo bamwe baravuga ngo uri Eliya, ngo abandi baravuga ngo uri umuhanuzi waturutse ku Mana, abandi ngo bakwita amazina agiye atandukanye. Nuko ngo arangije abagarukaho, arababaza ngo ubundi mwebwe munyita nde? Ese ubundi wowe umwita nde? Ese umufata nk'umunyantege nke? Umufata nk'umunyembaraga? Umufata nk'ushoboye byose mu buzima bwawe? Umufata ute? Imana irushaho kukumvisha iby'iri jambo. Nuko ngo arangije ngo abajije ikibazo, ngo nuko barananirwa, ariko imbaraga z'umwuka we, ndagira nkubwire ngo hari igihe imbaraga zijya zikora ku muntu utari wakizwa, zikagira ibyo zimuhishurira. Mubyibuke wa mwami wari umaze gukoresha
ibikoresho byari byaranyazwe i Yerusalemu, nuko yamara kubikoresha, nuko ngo arangije arahishurirwa abona ikiganza cyandika ku rukuta. Bivuze ngo ni imbaraga z'Imana zari zimuhishuriye, nyamara ntago yari akijijwe. Nuko ngo Petero imbaraga z'Imana zimukoraho, aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Aleluya! Aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Aramubwira ngo Petero, menye neza yuko umubiri atari wishuriwe ibyo ngibyo, ahubwo Imana ikugezeho, irangije iguhishurira ibyo ngibyo. Nuko muri icyo gihe ariko Petero akaba atari yahabwa imbaraga nyazo z'Umwuka Wera. Nuko ngo ikindi gihe ngo Yesu arangije ngo mu gihe Yesu yari arimo kuvuga ibyerekeranye no kumugambanira, nuko aravuga ngo mwami, no mu rupfu tuzajyanayo. Ariko impamvu yari avuze ibi ntabwo ari uko atarabyiyemeje, yumvaga mu mutima bimurimo, ahubwo hari icyo yaburaga kugira ngo abashe guhamya byuzuye. Nuko ngo bamaze gufata Yesu, ngo bamujyanye, ariko hari ijambo yari amaze kubabwira ngo igihe kirageze aho bari buze gukubita umwungeri intama zitatane. Bivuze ngo bari buze gufata umwami Yesu, abigishwa be nibarangiza batatane. Ngo Yesu baramujyanaga, ngo bamugeza nk'ahariya, ngo Petero agahinguka, ngo akagenda ahinguka. Ariko mbibutse igihe kimwe basirikare bari bafashe Yesu, Petero yari umurwanyi wo mu buryo bw'umubiri, ariko hari icyo Imana yamushakagaho. Yashakaga yuko ubwo burwanyi bwo mu buryo bw'umubiri iri buze kubwimura, ikamugira umusirikare wo mu mwuka. Nuko ngo bamaze gufata Yesu, nuko ngo ya nkote ngo yabaga ityaye, niwumva inkota yabaga ityaye. Ubundi kugira ngo ndebe umuntu gutya, nindangiza ngende umusingire, umwe mu bantu bari baje gufata Yesu, ni iki muzi cyamubayeho Yesu ari kumwe na Petero? Byagenze gute? Byagenze gute? Yaravuze ngo nibyo nakubwiraga, ntubona ko bigukomeranye? Aravuga ngo hunga nze nkurwanirira. Aravuga ngo ngiye kukurwanirira, ubizi inkota iyo nzisiga wari kugenda ute? None ko bagufashe ko ngiye kukurwanirira, kandi iyo izi nkota ko wambwira ngo zijugunye, iyo nzijugunya byari kugenda gute? Ni kwa kundi bavuga ngo hari umuntu umwe wakijijwe ngo afite igiti cy'umurinzi, ngo cya giti gituma ngo nta byago bikuzaho. Ngo aravuga ngo nubwo nkijijwe, ariko iki giti cyanjye ntaho nzagishyira. Ubu si ibi ngibi nibihinduka nzamera, niba mbigiyemo bikazahinduka ejo bizagenda gute? Nuko Petero ngo muri uwo mwanya ngahita akuramo inkota, ngo ku gutwi ngo kuba kuvuyeho. Uwo mwanya nta nshuro ya kabiri ugutwi ngo kugwa hasi. Aleluya! Nuko ngo umwami Yesu mu mbaraga nyinshi kandi nyinshi, ngo arangije afata kwa gutwi, arangije ngo agusubizaho, aramubwira ngo Petero, ngo uru rugamba turimo kurwana ntago ari urw'iki. Aleluya! Iyi ntambara turwana bene data ntago ari iy'abasore bafite ibigango, ahubwo ni umuntu wagize igihe gihagije cyo kwihererana n'Imana, akabaza Imana amakuru, akabaza Imana aho ibihe bigeze, akabwira Imana ngo imuhe imbaraga zo gutambuka mu bihe bigoranye. Nuko birangiye gutyo, ariko Petero abonamo Yesu ikimeze nk'ubujiji. Aravuga ngo ndakurwanira nkaho wamfashije ngo tubarwanye, nawe urafata ukabagirira imbabazi. Wowe uratinyuka. Hari imbaraga tutagira zo guhamya umwami twambaye n'umubiri. Nuko ndimo kwihuta, iminota igiye kurangira. Nuko noneho ngo baragenda, ngo bagera aho Yesu bari bamujyanye. Nuko ngo hari umuriro bari barimo kota. Ngo Petero aragenda aricara, yari yamaramaje, yaramukundaga, yaravuga ngo ndemera njyane nawe, ariko akumva agatima kandi karamutera gutinya. Hari izindi mbaraga atari yakabonye kugira ngo ahamye umwami Yesu. Aragenda, ageze aho boteraga umuriro. Rero reka mbabwire, agakiza twahawe, ushobora kugera mu bantu ukamera nkaho wiyoberanyije, ariko hari ikintu kituriho kigaragaza ko turi abana b'Imana. Nuko ngo bagezeyo, ngo umuntu umwe aritegereza, ngo ariko nubwo uriya muntu mwamufashe,
n'uyu bagakwiye kuba bari kumwe bari gusangira ziriya nkoni, kubera ko nigeze mubona bagendana igihe yabaga ari kugenda. Petero aravuga ngo subiramo neza ntabwo numvise. Aravuga ngo uyu mugabo mureba ahangaha turamureba ariko isura ye turabona ariyo muri babandi. Nuko ngo Petero arirahira aravuga ngo usibye no kuba uno mugabo muzi, aleluya, ngo usibye no kuba mumbwira ngo ndamuzi, mpagaze ahangaha imbere yanyu. Arahagarara arambura amaboko aravuga ngo njyewe Petero, amazina arayavuga, avuga aho aturuka, ngo uyu nibwo mubonye, ngo nta nubwo nigeze kumumenya. Akivuga ayo magambo, ibyo Yesu yavuze ko isaa kiri bubike gatatu, Yesu ngo arangije yubura amaso aramureba, ngo akimureba Petero aratureka, ngo arangije ararira, ngo akimara kurira ngo nta nubwo yigeze avuga ngo yihane, ngo ahita avaho ngaho aragenda. Murabyibuka uko umwami Yesu yabambwe nta mwigishwa wundi uhari uretse uwitwaga Yohana, wa wundi nanone Yohana umubatiza, wa wundi mwene Zebedayo wahawe uryamye mu gituza cya Yesu. Ariko munyemerere mvuge gatoya ku mbaraga Petero yaburaga kugira ngo abashe guhamya. Nuko nahoze nibaza ikintu izi ntumwa bavuga ko na nyina wa Yesu yari arimo zari zirimo gukora mu cyumba cyo hejuru mu minsi yashize, kuko ngo Yesu ngo ari kumwe n'abagiye kubasezera, ngo yarambuye ibiganza arangije abahereza umugisha, ngo nuko arangije muri uwo mwanya ngo arazamurwa akurwa muri bo, ngo nuko bakimureba bakimutumbiriye, ngo igicu kirangije kiramukingiriza. Bo impamvu bari barateye umubare baravuga ngo ubwo Yesu ankuye mu burobyi agiye kumpa ubwami, agiye kugira umuntu ukomeye. Nuko ngo bagira agahinda baravuga ngo ni gute twasize ibyacu byose ngo dukurikiye uno mugabo, akaba agiye nta murima nta konti iremereye yadusigiye. Ese ubundi yadusigiye iki? Ubundi atumariye iki? Ariko hari ikibazo bari bamubajije, baramubaza ngo ese mwami ko tubwiye ko ugiye, iki ni cyo gihe ugiye kugarurira mu bwami bwawe? Abasubiza igitandukanye n'icyo bamubajije, arababwira ngo icyakora. Mbese yarababwiye ngo iby'igihe ntabwo bibareba, ibyo kwibaza ngo iki ni cyo gihe cyo kugaruka kwanjye, icyo kwibaza ngo ngese ni cyo gihe ngiye kugarukiramo, oya, ibi ntabwo bibareba. Arababwira ngo icyakora icyo nababwira, aleluya, icyo nabamenyesha, hari ibibazo urimo kwibaza, nanjye hari ibyo ndimo kwibaza, ariko bidafite icyo byamarira. Ariko niyo mpamvu uzasenga ujye kubona Imana iguhaye igitandukanye n'icyo wasengeye, bitewe n'uko Imana ibasha kureba igitandukanye n'icyo ureba, ariko Imana izi ikirushaho kuba cyiza. Nuko ngo arangije ababwira ijambo rikomeye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Ariko ntabwo yavuze abagabo gusa, ahubwo yongeyeho abagabo nyabagabo. Bivuze ngo mbere bisanzwe bari abagabo basanzwe. Nyiri ahangaha munyemerere mbibutse yuko nubwo dufite imbaraga z'umwuka wera, hari izo ufite nanjye hari izo mfite, ariko nagira ngo mbabwire ko izo mbaraga zirutanwa. Mbese muribuka iyerekwa Ezekiyeli yagize, akabona ngo umuntu umwe ngo umuntu yarapimye, ngo umwe amazi amugira mu bombombori, undi amazi amugira mu mavi, undi ngamugira mu rukenyerero, ariko ngapimye metero 1000, ngo nuko za gatatu yagendaga apima metero 1000, ngo nuko amazi wa muntu aramurengera, ngo aba ari amazi umuntu adagishobora kwambukisha iki amaguru, ngo ahubwo bigasaba umuntu uzi koga. Niko natwe tumera iyo twuzuye imbaraga z'umwuka wera. Hari ubwo tuba atari twe turiho, ahubwo ari Kristo uriho muri twebwe. Niho umuririmbyi yageze aravuga ngo singikora ibyajyaga binezeza, ubu nkora ibyo ntikoresha. Pawulo aravuga ngo ntago ari njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho imbere muri njyewe.
kandi mubyibuke nanone igihe kimwe Yesu yahumekeye ku bigishwa be arangije abahereza umwuka wera. Mu gihe yabasangaga mu cyumba bakingiranye abahumekeraho abaha umwuka wera kugira ngo babashishe kwinjira mu ijambo ry'Imana bagiye kuvuga. Ariko abona izo mbaraga zidahagije, aravuga ngo muzahabwa izindi mbaraga. Hari imbaraga bari bafite yabahumekeyeho cyajya amaje kuzuka biyereka bikingiranye, nuko abahereza ngo abahumekeraho arababwira ngo mwakire imbaraga z'umwuka wera. Bwa kabiri nanone bari mu cyumba cyo hejuru, kuko ngo bahise bajya mu cyumba cyo hejuru aho yari yarababwiye ngo muzagende mujye i Yerusalemu ngo abe ariho murindirira. Biragorana kugira ngo umuntu akubwire ngo tegereza, ntakubwire ngo tegereza iyi minota, tegereza iminsi ingana gutya, nibura tegereza ukwezi, nibura tegereza umwaka. Yarabwiye gusa ngo bategereze. Bivuze ngo umwuka wera icyo nsaba ni ukugira inyota. Ntabwo ndimo gusaba umwuka wera, ahubwo ndimo gusaba kugira ngo mwuzure, buzuza ikintu gihari. Aleluya, aleluya, buzuza ikintu gihari. Hari imbaraga ziri muri jye ariko zidahagije. Nuko ngo ku munsi wa Pentekote arababwira ngo hari izindi mbaraga muzahabwa. Aleluya, hari izindi mbaraga muzahabwa, ariko izo mbaraga nizo zizabahindura abagabo nyabagabo bo kumpamya. Kamwe mu kamaro k'umwuka wera twabwiye ko bitagira aho bigarukira, ahubwo umwuka wera ujye uza witeguye ko hari ikintu gishyashya ashobora gukora atakoze ejo. Iby'Imana ubifate ubirebere mu ishusho yo kumva utabizi, uvuge ngo hari ikindi kintu umwuka wera yakora muri aka kanya kuri iri segonda tugezeho atigeze akorera undi muntu uwo ari we wese, ahubwo akagikorera wowe. Ndagira ngo wizere Imana, wumve yuko ibyo ukora buri munsi bidutangaza. Kandi izi mbaraga z'umwuka wera mu byo turimo kuvuga muri iyi minsi, ku kamaro k'umwuka wera mu itorero, ni uko uwo mwuka wera abashisha abantu kwihana ibyaha. Ntabwo ushobora gufata icyaha ngo cyature mu itsinda runaka ry'abizera urimo izi mbaraga z'umwuka wera zitarakuzaho. Iyo umwuka wera aje hari ibintu akwigisha, hari n'ukundi kuri akuyoboramo, kuko Yesu yaravuze ngo uwo mwuka naza azabayobora mu kuri kose. Kandi mu byo intumwa zari zirimo gukora ziri mu cyumba cyo hejuru, zari zirimo kwikuraho ibidatunganye byose, zari zirimo kwiyambura imirimo ya kamere, zari zirimo kwiyambura ubuhemu bwose zagize, zari zirimo kwiyeza. Ndekeza ko hari igihe cyageraga zikaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, zikatura ibyaha kugira ngo zitegereze icyo data yasezeranye. Mu gihe bari bategereje ntago bakoraga ubusa, ntago bari bicaye bavuga ngo dutegereze uwo mwuka uzaza. Ariko nimo kukubwira ngo Yesu yaravuze ngo uwo mwuka naza azababwira n'ibyo ntababwiye, kandi ngo azenda ku bya data. Aleluya, aragenda akavoma ibyo mu ijuru kubera ko ari mu butatu bwera, akatuzanira twebwe nk'abizera tukamenya amabanga y'Imana tukiri hano mu isi. Kandi adushoboza kwera imbuto z'umwuka wera. Kuba umwuka wera atanga impano, ibyo nabyita nk'ikintu gisanzwe. Niyo mpamvu mvuga ngo impano iyo zibuze imbuto z'umwuka wera, izo mpano ntago ziba zikiri impano zituruka ku Mana, ahubwo ziba zihindutse impano zituruka n'ubundi kuri Satani. Kuko mubyibuke neza muri Egiputa kwa Farawo, n'ubundi Mose yaragiye yashyira inzoka hasi, yashyira inkoni yasigaye hinduka inzoka, n'abakonikoni bakabikora. Aleluya. Hanyuma ariko igitangaza cyabayemo nuko ya nkoni ya Mose yarahindutse inzoka, yafashe za zindi zose ikazimira. Ariko ikintu gitangaje ku mpano z'umwuka wera nuko hagomba kuba hari imbuto zirera izo mpano. Mu gihe cyose umwuka wera azanye impano muri wowe ariko ntazane imbuto, bivuze ngo niba ari cyo giti cy'umwuka wera, kuko iyo turimo kureba muri Bibiliya y'Icyongereza ntabwo tuza kubona yuko ari imbuto z'umwuka wera, ahubwo tubona ko ari imbuto y'umwuka wera. Bivuze ngo ni imbuto imwe ariko ifite utundi tubuto. Turimo gusenga, kandi umwuka wera adushoboza kunesha ibitugerageza. Munyemerere nkoresheho gato ikigereranyo cya Samusoni, ngo yari arimo kumanuka, nuko ngo arangije abona intare, nuko ngo umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera zirangije zimuzaho. Mbibutse ko mu isezerano rya kera imbaraga z'umwuka wera, umwuka wera yari ariho ndetse n'impano zikora, ariko hari impano ebyiri zitakoraga. Harimo impano yo kuvuga indimi nyinshi no kuzisobanura. Izo mpano ebyiri zo zaburagamo, izindi mpano zose zarakoraga. Nuko ngo Samusoni yuzuye imbaraga z'umwuka wera, arangije ngo afata ya ntare, arangije ngo arayishwanyaguza
kuyishwanyaguza, ngo amajije kuyishwanyaguza nk'ushwanyaguza umwana w'iki w'ihene. Aleluya. ngo arangije afata ya ntara yishwanyaguza, umwuka wera atubashisha kunesha ibitugerageza n'ibigeragezo duhura nabyo, niwe utubashisha kubitambukamo kandi akatubashisha kunesha imbaraga za gishitani zirimo ziturwanya. Samusoni ngo ibyo ngibyo ntiyabibwira ababyeyi be ko yabikoze. Hari ibyo dukora, aleluya, atari ngombwa ko dutangaza. Hari ibyo Yesu yakoraga akabwira uwabikoreye ngo kandi ntuvuge ko ari njye wabikoze. Ntabwo ari ngombwa yuko twiyamamaza. Icyo tuzi neza nuko ibyo dukora mu bwami bw'Imana, ubwo Yesu azaza arimo kugororera abera, nuko tuzi ko ibyo twakoreye mu mwiherero Imana izabiduhera ingororano nyinshi. Munyemere turi gufatanya mu isengesho icya nyuma, amuha umwuka wera atanga impano, ariko izo mpano zikaba izo kungura itorero, atari izo kungura uwuzihawe. Izo mpano iyo zije ziba zije kungura itorero, ndetse zigatuma muri iryo torero abantu bakura, itorero rikagera ku mubare runaka. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana. Imana ibaha umugisha ko mwaje. Hari ibintu byinshi turimo kwiga, hari ibintu Imana iri kunyigisha bishyashya ntigeze menya mu kindi gihe cyahise. Hari amashimwe menshi, ndumva hari iyindi nyota Imana iri gushyira mu mutima wanjye yo kongera gusenga no kurushaho kubana n'Imana. Ndumva nongeye kugira inyota yo kongera gukiranuka, ariko munyemerere dusenge, ntidusengeshwe n'ibi bihe gusa. Igitera agahinda nuko tuva muri ibi bihe tugahita dusubira mu bihe byacu bisanzwe byo kwinezeza no kudatura mu bihe by'amasengesho. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ubuzima bw'umukristo bwakwiye kuba bw'amasengesho. Aya masengesho ni meza, yaturutse ku Mana, tuyasenge, ariko imbere ahangaha ndagira ngo mbabwire ngo dukeneye amasengesho azahadutambutsa. Aleluya. Cyampa muri wowe hakaza imbaraga n'umuriro byo gusenga, kandi uwo mwuka wera iyaje, ikimenyetso cy'uko yaje nuko kuzuza inyota yo kugira ngo usenge Imana, kandi uyisenge buri munsi ubudasiba. Uyisenge uri mu mirimo yawe, waba wiyirije cyangwa utiyirije, kuko iyo turebye gusenga ubudasiba dusanga atari uburyo bwo guhora mu rusengero, ahubwo ari uguhindura ibikorwa byose ukora ukabikorana n'Imana. Ukabwira Imana ngo nubwo ndi gukora gutya ariko ndi kumwe nawe, ugahora uvugana nayo mu mutima wawe, ugahora uganira nayo, ugahora uyibwira ngo nubwo ndi kugenda uri kundeba, nubwo ngiye kuryama nabwo turi kumwe, ugahora usenga muri ubwo buryo. Icyo ngicyo nicyo cyitwa gusenga ubudasiba. Yego, munyemerere mwigire hejuru. Turimo gutumira umushumba wacu yigira imbere, mbabwire rino jambo. Hari icyo Yesu yabwiye abantu, ngese birashoboka ko umuntu yafata vino nshya akayishyira mu mufuka ushaje cyangwa watobotse? Ntabwo yafata umwuka wera ngo awushyire mu mutima wuzuye ibyaha. Unyemerere usuke amaganya yawe imbere ye, umwereke yuko uri umunyantege nke, umwereke ko udatunganye, umubwire ngo Mwami, nihaniye imbere yawe kandi mfite inyota nyinshi yo kwakira uwo mwuka. Hanyuma izo mbaraga z'umwuka wera zirushaho kugwirira muri wowe. Imana ibaha umugisha, kandi ikiruta byose mukomeze kubana n'Imana, ndetse mujyane ubusabane buhoraho n'umwuka wera uri muri mwebwe. Mushumba, karibu mudufashe mu isengesho. Mwami Yesu Kristo, waduha isezerano ry'umwuka wera. Mwami Yesu, kandi uratubwira ngo umwuka wera azadufasha mu buzima bwacu bwose. Yo Yesu, ijambo ryawe rimaze kutwereka akamaro k'umwuka wera. Yo Yesu, umwuka wera niwe udufasha kunesha ibitugerageza muri uru rugendo rujya mu ijuru. Umwuka wera tugira inama, umwuka wera araturwanirira, nk'uko twabibonye ko Samusoni yuzuraga umwuka wera n'intare akayishwanyaguza ahagaze mu mbaraga z'umwuka. Natwe Mwami, muri uru rugendo hari ibyo duhura nabyo bikomeye, biremereye, bimeze nk'intare, biteye ubwoba, ariko umwuka wawe wera niwo wadushoboza kubitambuka. Uyu mwanya rero tumaze kumva ijambo ryawe, duciye bugufi, twemereye amaraso ya Yesu yongera twese, yongera dutunganye. Mwami Imana, uyu mwanya tubabarire gukiranirwa kose, kugira ngo umwuka wera agendere muri twebwe, atembere muri twebwe, akorere muri twebwe imirimo n'ibitangaza. Kandi Mwami Imana yacu, turi muri aya masengesho twongeye kwinginga kugira ngo iyo mpano y'umwuka wera Yo Yesu,
none ku muntu wese waje imbere yawe, waje kukwinginga, waje kugutabaza, muhereze ku Mana. Haleluya, kuko turayikeneye, niyo yadufasha, niyo yadushoboza muri iyi minsi ya nyuma tugezemo. Isi ruhije, zisigoye cyane Mwami Mana, ariko uduha umufasha, ubasha Umwuka Wera kugira ngo Mwami Mana tugendane nawe, turarane nawe, dukorane nawe, tuvugane nawe, kandi Mwami tugenda gutyo tuzanesha ibishuko by'umwanzi. Urakoze, turagushimiye, ugukomeye amashyi menshi cyane. Urakoze kuri Imana. Haleluya, kandi Imana ishimwe Yesu. Urakoze Yesu, turagushimiye. Amen. Imana ishimwe cyane. Salomo wasengere n'abarwayi. kandi Mwami Yesu turi imbere yawe Data, aho wabaguri wakoraga imirimo n'ibitangaza byinshi, ariko ukagaruka no kore bafite indwara z'umubiri. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo indwara z'umutima n'umubiri zose urazikiza. Yesu Kristo. Ariko Mwami Yesu, ko turi muri ibihe byo gusenga no kubana nawe, twizeye imbaraga nyinshi Mwami Yesu Nyiringabo, kubera ko tubona mu cyiciro cya gatatu intumwa zihabwa imbaraga ngo zari zirimo gusenga kuko bw'akarengane zari zahuye nako, ngo zirimo zisenga ngo Mwami si we watwimise, ni kuki utumye turenganywa gutya? Ngo bakimara gusenga aho bari humvikana umuriri n'igishyitsi cyinshi, ngo buzuzwa imbaraga z'Umwuka Wera, ngo bavuga ijambo ryawe nta bwoba bafite. Ariko muri iyi nzu yawe ko twavuze imirimo n'ibitangaza bikomeye, ijambo ryawe ndabizi ko rikiza Mwami Yesu Nyiringabo. Iyo turimo kuvuga ijambo ryawe, hari indwara zikira, hari indwara zibwiriza zikagenda, hari indwara zatubase, hari indwara z'akarande, hari indwara zanze gukira zikizwa n'ijambo ryawe tuvuga Mwami, kubera yuko iyo dusoma ibyanditswe tubona ko ntawe wakojejeho n'ikiganza, ahubwo wavugaga uri kure ukavuga ngo dayimoni nagutegetse genda. Kubera ijambo ryawe imbaraga za Satani zikibwiriza zikagenda. Natwe duhagaze mu mbaraga zawe, turategeka izo mbaraga z'uburwayi, tutitaye mu gihe ubwo burwayi bwaziye, tutitaye mu mbaraga z'ubwo burwayi bufite. Icyo tuzi nuko twahawe ubutware bwo gutegeka, bwo gukiza indwara mu izina ryawe. Waba urwayi we umaze igihe kirekire, mu izina rya Yesu, waba urwayi we urembeje uno muntu, mu izina rya Yesu turasenze ubu burwayi nibukire, mu izina rya Yesu. Turimo gutegeka, ntabwo turimo kwinginga, ntabwo turimo gusaba, twinjijwe mu zindi mbaraga zo gutegeka. Turategetse, wa ndwara we yananiranye, abaganga bananiwe, ariko turasenze uyu muntu umukize, uyu muntu umugirire neza mu izina Mwami Yesu. Urakoze ku ndwara ukijije, urakoze kuri uyu muntu ukijije, urakoze kuri uyu muntu ukozeho, urakoze kuri indwara yari yananiranye, abaganga barananiwe, uyu muntu yaratanze ibye kugira ngo avurwe buno burwayi, ariko ukaba umukijije. Turagushimiye Mwami, tugukomeye amashyi, turagushimiye Mwami, kubera kudahinduka. Hari ibintu ukoze muri uyu mugoroba, turagushimiye Yesu. Mwami, amaso ya bamwe ntabwo abireba, ariko turabibona. Hari ibintu ukoze, hari ibintu uremye utigeze kurema mu minsi yashize. Turagushimiye Yesu kubyo ukoreye ahangaha, umutima wanjye ugufitiye icyizere. Urakoze kubyo ukoreye muri iri teraniro, icyubahiro cyose nikikugarukire. Urakoze kuba arwaye ukijije, urakoze kuba ukijije n'agahinda, urakoze kuba ukijije umubabaro, urakoze kuba ukijije gushinga iryinyo ku rindi bakamera nk'abantu bashiririye. Urakoze ku mitima womoye, urakoze ku mitima mishya utanze, urakoze ku mwuka mushya utanze, urakoze kongera gukora ku bantu bawe, urakoze kongera kuzuza undi munezero. Turagushimiye Yesu, icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Hereza Imana icyubahiro n'icyayi. Imana ishimwe.